bose ibyo byavuze ni ukuri. Yanzanze mu rugo mbagaze n'ababyeyi arambwira ati rwose niba uri kugira ngo nduzanabyara uzabyara abana 7. none abana 7 ndanabafite. umubare yambwiye nta nigo guhari, nda nundi sumbijeho undi na umubare yavuze nta nigo guhari. Ngane Imana yambwiye ko ugiye guhanura. Ati nganye nahanura binyuze he? Nduzanura mu izina rya Yesu. Barakugupinga bagusuzugura bose ugiye kugira abahanura. Yego. Imana yabimbwiye ugiye guhanura. Ndi kandi ushikame ndokave mu rusengero rukomeze ruhambire. Nubwo wakena ndokavemo. Yego. Ni nanjye baranzuzugura ariko ndawuzarika Imana. Turabana turasengana bararirimba yabona ubutumwa akaza kubumbwira barahanuye mu izina rya Yesu. Zanireba hano arazambwira ubutumwa arazambwira ubutumwa mbona nibwo aragura undi mugabo ubutumwa nababona nibwo namungu wanjye ubutumwa retse kumuzanira urukundo uri hano. Yego. Amugura nanjye nawe umubwe turahuza uyu n'umuhanuzi wemewe n'umukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka ryonyine rirambagije. Uwite amaso y'Uwiteka areba hose. Imana yacu tugirire neza. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merewe ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimira mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere utarayikanda ukayikanda ngusabiye umugisha. Imana iguha umugisha utagabanyije. Yego, nanjye nabasezeranyije ko ntazajya mbicisha irungu. Umunsi nafashe urugendo njya mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama mu kagari ka Yunga umudugudu wa Gikomero. Nta foto nta cyabaye, niyo mpamvu nje kubiyereka. Ubu turifubitse cyane no kubera imbeho cyane, hari umuyaga mwinshi cyane, ariko twabasezeranyije yuko nacyo twarahiriye Imana yuko tutazayikorera mu gihe cy'imvura gusa cyangwa mu gihe cy'izuba gusa, ahubwo tuzajya dukora mu gihe cyose, haba mu zuba haba mu mvura tugomba gukorera Imana. Mukecuru wanjye yantije agasharupe nanjye nifubike imbeho itaza kunyica nkabura uko mva hano muri Gishwati nkagera i Musanze. Ariko uko ndi gukorera Imana nta kibazo pe, nta kibazo, ntago ndabura uko ngerayo. Ariko yakoze kukantiza kugira ngo nanjye nifubike ubundi ntego konja. Yego, reka mesubiye kuri kamera ni Hatuma Imana Concorde, naho imbere ya kamera turi kumwe na turahera ku mukuru ese yo mikoro imbeho yakwishe pe ntabwo urabona ko yifata. Amen. Turi kumwe nande navenazanye barihenda mukecuru ukunda Imana cyane. Amen. Yego, mera nuwo muri kumwe. Haleluya. Amen. Netwa Nyirazaninga Venansia. Ngiki witwa Nyirazaninga Venansia. Turi kumwe na Nyirabarihenda Venansia, tukaba turi kumwe na Zaninka Venansia, nanje mama yitwa Venansia. Kabana cyo abataje none ntabwo bazi ibyabaye, abataje none ntabwo bazi ibyabaye, ariko uyu munsi habaye ibitangaza. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Reka mukecuru Venansia ubwo ndajya nkoresha mukecuru na Zaninka. Reka mukecuru adushyira imbere y'Imana kugira ngo dutangire iki kiganiro. Imana iri kumwe natwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kadusenga Imana. Yego. Imana ikiranuka, Imana ikomeye, Imana nyiri ububasha, Imana nyiri ibihe byose, Imana nyiri ubushobozi. Turagushimye muvyeyi mwiza, turaguhimbaje. Uyu munsi waturinze, wadusaguye ku bapfuye, ingero nyinshi zitabye Imana. Wabonye no kuturira turi abanyabyaha. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, nirikigwe hejuru kuko uri Imana ikomeye. Uri Imana hafi na kure, imenya kubyo twibwira byose. Uri umukozi w'umuhanga,
urindeho kandi uzahoraho, urakomeye cyane uri hejuru ya byose, izina ryawe nirishimwe. Komeza kudukomereza aha hantu rwose, nubwo imbaho yabaye nyinshi ni wowe uri kuyitegeka, ntabwo iri kwizana. Udukomereza ahantu twicaye, uturinde ikibi cyose, uturinde umwanzi, uturinde abadayimoni, uturinde ingabo z'umwijima, uturinde gukora kw'abadayimoni kose, udukingire imbabazi dukira amakuba. Ukomeze kudufasha mwami Imana, uturengere tuvanga turi amahoro, turashima izina ryawe. Umwuka wera kategeke rero, umwuka naganze, umwuka nategeke, izina ryawe niryamamare, mamare kuko uri icyamamare. Wageze hose ukora ibitangaza, mu mahanga urahatuye, utuye no mu Rwanda. Nta muri wo kubw'umuntu ubwe, ahubwo turi kubw'imbabazi zawe Mana. Ukomeze kuturera no kutuyobora, kandi twigishe gukora ibyiza. Two ngusabye mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ishimwe cyane, mukecuru komeza uyifate. Haleluya. Amen. Mukomere cyane. Yego. Komeza ufate iyo mikoro, kuko impamvu ugiye kuyifata, wowe tumaze igihe dukorana ibiganiro. Warambwiye uti rero hari undi muhanuzi. Ngo pe. Nibutse abadukurikiye yuko aba ba Venansiya bari imbere ya kamera bose ni abahanuzi. Namubyaje ubutumwa. Nono igitangaje, umwe yahanuriye undi ko azaba umuhanuzi. Birumvikana uwahanuriye undi, reka turebe hari igihe bijya bibaho da ugasanga umwana niwe uhawe impano mbere y'umubyeyi, ariko aho siko bimeze. Mukecuru Venansiya niwe wahaye impano y'ubuhanuzi mbere, noneho ubwo ahanurira Zaninka Venansiya yuko nawe azaba umuhanuzi, kugira ngo abitwibwirire, kuko ni nawe wambwiye ati rero mwana wanjye tujya dukorana ibiganiro, abantu bakampamagara ngo njye kubasengera, none ugasanga imbaraga ni nkeya nkabura uwo twajyana. Ariko hari undi mwana w'umukobwa ndabyaje ubutumwa, nawe ndi kugira ngo azavuge ubutumwa hano kuri YouTube. Ngo pe. Arangije arabimbwira, nanjye nta kibazo nzaza. Ndikubwira ngo mukecuru abitwibwire neza uko aziranye na Zaninka. Zaninka turaziranye. Zaniva mu gitabo uri gushaka aho batubwiriza. Niba habonye no bufunze. Yatangiye kwiga ari umwana mutoya. Ayobora korali, mbona ariyoboye. Mbona yigejeje ahantu heza. Nene hagera igihe cyo guteretswa n'abasore. Yego. Kuno mubyaje ubutumwa n'ibintu by'ibitangaza. Nene hakarishwa n'abasore benshi rero. Hari umusore yaragiye gusanga Imana nabwo atigenda ubwire Venansiya ko umusore ataruwe. Kubyumva? Yego. Rega namugurani rero umungu ugiye gusanga Imana iri kumwanga, uzabonera ibyago n'amakuba. Atamunda cyamumbuza ndaho nasangura urukundangira. Yego. None umungu nawe yaragiye gusoza undi mukobwa w'ikigarama. Nayo imundu maho kare mu gitondo. Nyamara Imana yambwiye ko urasanga irajyana uriya mukobwa uyoboraga abana. Kumva? Ubwo Venansiya arabyemera. N'umusore arabyemera. Ndasenga biremera, barasangana. Yego. Amaze gusangana rero, uyu mukobwa ndi yacogora, umuhungu nawe araririmba, mbese icyo babaye abakozi b'Imana. Ndawutagwa rero kugwa birasanzwe, ariko nyine uyu ni uri kuri umugakiza nawo umuhungu we buno abarimba hande, ariko bana ari kumwe. Yego. Mubwira abana azabyarana yarababyaye. Wamubwiye? Nubwo ko azatangira kubyara. Wamuhanuriye ko azashakana n'umugabo. We hari undi yishakiraga. N'ubundi uwo muhanuriye niwe baje kubana. Umuhanurira n'abana azabyara. Ngo pe. Zani bufashe mikoro. Mukecuru ibyavuze ngo byagenze ute? Rwose ibyo byavuze ni ukuri. Yanzanze mu rugo mbagaze n'ababyeyi, arambwira ati rwose niba uri kugira ngo nduzanabyara, uzabyara abana 7. None abana 7 ndanabafite. Umubare yambwiye nta nigo guhari, nda nundi sumbijeho undi, na umubare yavuze nta nigo guhari. Nta ninda yavuyemo? Ndayo. Mane. Ndayo. Komeza mukecuru muheza mikoro. Amina. Amina. Turakomeje rero turagenda, turasengana uyu mukobwa ari hambira mu murimbye mu korali yitwa Urumuri.
arakomeza arasenga intambara birateye turahunga duhunza akomeza kubana n'Imana ajya muri Kongo yego Imana imurindirayo arahunguka arakomeza arasubira muri korari ararimba cyane arasenga birakomera banamubwira ngo Imana yambwiye kujya guhanura ati nganye nahanura binyuze he ndondo uzahanura mu izina rya Yesu barakugupinga bagusuzugura bose ugiye kugira abahanura yego Imana yabimbwiye guhanura ndi kandi ushikame ndokave mu rusengero rukomeze ruhambire nubwo wakena ndokavemo yego ni nanjye baranzuzugura ko ndabona ariko Imana turabana turasengana turaririmba araririmba yabona ubutumwa akaza kubumbwira barahanuye mu izina rya Yesu zanireba hano arazambwira ubutumwa arazambwira ubutumwa mbona nibwo aragura undi mugabo ubutumwa naho babona nibwo na Mungu wanjye ubutumwa aretse kumuzanira urukundo uri hano yego amubwira nanjye nawe umubwe turahuza uyu ni umuhanuzi wemewe ni umukozi w'Imana haleluya Imana ishimwe Imana yabwo icyubahiro nukuri nawe hari byaguhanuriye ni uyu wamuhanuriye ko azaba umuhanuzi abo muhanuzi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2 nyuma nawe hari byaguhanuriye birasohora nanjye yaje kumbona arambwira ngo hano yabonye ibintu bikomeye amaze kubimbwira kuko byarahabaye bikomeye tugira ibyago azabwira umwana witwa Rukundo ati Rukundo itonde bagiye kukwangiza byanarasohoye uyu ni umuhanuzi ariko cyane Imana ishimwe inama wamugira ni izihe uyu kuri mukuru kumuruta inama namubwira ko yageze kuri YouTube akomeza asenge yego kandi ndakikireje umuntu ko ageze kuri YouTube ngo abeshye ngo hano ibintu by'Imana itamubwiye kandi ubu ngubu rero nubwo yagendagendaga n'abagore wenda n'ibiki byose yirinda agakungu yego yirinda amashengesho y'akajagara girindi kajagarikaga yego kagira imijagara ikomeye yakumumira hano ibikomeye tinanye kamanura ibikomeye kandi abanya ko umuntu yavangiwe yego inama ngugira rero mukobwa witonde ugeze kuri YouTube birakomeye ni y'abayobozi bari hejuru mu nzego zo hejuru nuhano inyuma azagufunga nuhano inyuma azagufunga nuhano umuntu akavuga ati reka mubeshye muhanure Imana kurinde kubeshya bataza kujyana muri yombi uzahano ati mbonye ubyaye umukobwa kandi yarababyaye ahubwo uvuga mbonye Imana igwaye umukobwa kandi bafite n'abuzukuru ubwo uzabubeshye ati mbonye ubyaye umuhungu kandi afite abahungu bashingiye uzabubeshye ahubwo utegereze ukuboko kw'Imana ubanire Imana kuko wabanaga nayo uravuga iki kubwiye ntukagende mu nzego zo hejuru zo kubeshya kandi wirinde amagambo apfuye wirinde amaseka apfuye wirinde kuba hano n'abagore bari gusekereza kuko bazatuma Imana ivangirwa umwariye kuri YouTube rero mwaze n'abayigusizeho ubwenge kandi ubugiye kwera imbuto ku mugabo wawe wera imbuto ku mugabo wawe cyane ku mugabo wawe kugira ngo ubutumwa bwawe bugende neza ukunda umugabo wawe umukunde ugutamukunda urushaho kumukunda ni wamusuzugura ngo biveho ni utashishaga amazi ugashyushye uri kubyumva neza niba ajya gusasa yagondotse akajya kujyamo hadashashe ubitegure nugira mwakira kandi ugira ateka icyo utetse umusigireho niba yacyo atashye nahaho uzateke ko byazanye niba atabibonye nawe uteke umugaburire urukumva kagateko k'abagore ukikuremo kwa kunegura nunegura uzavangirwa ko imbano zizagenda ubwo hasi nishana n'abagore nitanaga n'uyu mubyeyi dusenganaga tukuganira iby'Imana gusa nawe bwe mukajagari ko kunegura n'ikintu kagiseka ugaseka ubusa imbano ziragenda guseka uri gipambara urwana uri kubeshya kandi kugira ngo ube kuri YouTube usenge bicemo wirinda gucaracara kujarajara ibyo bavuze nawe bigenderemo inguru nawe zigenderemo bigendere mu izo nguru imbano iragendaga
kwa kuno bagenda gukubitana abantu kugafunze ku rutugu ubyikuremo kwa bavuga ngo ngo dore ko ameze ubyikuremo ahubwo ushinyirize ugira tagaje ijwi kora ngo mukatagenda yugiye mu ngo ubiri mukaragendaga aragendaga kumva gutoragurikira cyo dahora ngo imbanura ikomeye kujyamukira ko ugatoragurikira kimwe tudahawe imbana aragendaga gira kisaho nyiracyo ndukora gukora ku kintu tudahawe kurira mu nzira nabyo Imana irabyangaga kujya ubusheke kujya ubuvoka ubukaruti mu nzira rwo kanyuzwa mu banyakiraka bakabona ukanyaka karoti nabyo biveho kandi wirinde gushibaguza cyane imbuto zerera umugabo wawe kuko ngabo uri agomba kujya kuri YouTube akavuga ati ndiwagiye kuri YouTube kandi none ndiwanze gushusha amazi ndiwanze gufura ipataro nese byo koko uzawutege kudusebya wihangane usengeshe umuko iteka usenge 3 nijoro gusenga si ukwabira ngo abantu bakumva aho ujya senga usenge bucecera mu mutima Imana irakumvaga irabizi ariko none nawe kugendagura ubyirinde umenyera ahantu ho gusenga wamenyere kuko abashengesho benshi batiraga kuvange umenyera ahantu ho gusenga wamenyere uvuge ngo Imana yavuze ngo ijambo ryo kuvuga ngo mu mavuta wana mavuta ngo saba no mavuta bari kugabana ninde uri mavuta komera ibyo byikuremo rwose pe ndukatumwazi yego Imana ishimwe mukecuru aga kandi gasigaye ko kumubwira kumpanuro ndukumukundisha umugabo cyane cyane yego kumufurira agapataro n'agakote ukamukunda wakamwita se runaka ndamugabo wabyaye ubwisuzugurwa wategwa ikibuno wategwa umugongo yego ibyo ndahari byo sawa zani impanuro zakiyutegereza bikora rwose ndazakiye ndagendera ku byo yambwiye yego ni byiza kugira umubyeyi ukuze akuyobora inzira nziza aho wari uyobye akakuyobora yego ni byiza ndazakiye kubaha umutware nzaja mwubaha nanamwubahaga ariko ndarusha yego kuko hano handi nanjye niho nahagera ubwa mbere ni ikibazo kumva ngo ngeze mu mahanga ibyanjye bigatambuka ari bibi kandi nari nzi ko ari byiza rero ndabyakiye nanjye ndagendera mu nzira izi nzaduka zihari nakundaga kumva ko aho basengeye nojeyo ariko Yesu ndi kumusaba ubwenge ntabwo nzaja ndajyayo niba ngeneye ngo gusenga atanahari hari n'abagenzi banje ndo mukecuru nawe tumaranye igihe kirekire yego ndanahabonye nonaja niwe tukayihererana tukayibaza kuko buno hariho amayoberane menshi ari gutera abantu kuvuga atari yivuze rero nanje izo mbanura ndazakiye ndagenda uko mbwiye ndabikora yego karibu rero utugezeho ijambo ry'Imana ni karibu ndatiratendo naradusomera mu migani ni ibice 15 imigani ibice 15 twumve icyo hatubwira urasoma ku murongo wa 3 wa 4 imigani ibice 15 guhera ku murongo wa 3 amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo ariko urugoreka rukomeretsa umutima umupfapfa ahinyura igihano samuhana ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago ururimi rw'umunyabwenge rwamamaza ubuhanga ariko umutima w'umupfapfa siko ukora igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza inzira y'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka ariko
akunda ukurikira gukiranuka. Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Ikuzimu no kurimbuka biri imbere y'Uwiteka, nkanswe ibiri mu mitima y'abantu. Umukobanyi ntakunda gucyahwa, kandi ntagenderera abanyabwenge. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Umutima wujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Nkomeze Amen. Oya reka nkomeze. Hano hari ijambo ntagenda ntasomye. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. None ijambo ngiye gusorezaho, uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Ndasubiramo, uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Imana ishimwe pe. Hereza mukecuru ngo arisobanure. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo rigusobanura kuvuga ngo by'imbagarara udukeya turimo gukiranuka. Ni wowe usengeraga amafaranga. Yego. Baguhamagara ngo ro udusengere ngo mazane 20 ngo neratswe Mana ikunyereka imiti ngo ndakungongo 30 ngo mbijana ibiki n'ibiki. Imana yambwe ngo umukeka uwo muntu we ngo gwira batishoboye Bibiliya 20 ngo umukeka, ariko uwo mukeka we abonye wari wendi yagugura ngo mpatike ngo nzajya gusengera ngo ku musozi ngo kandi ngo tike ni 80. we ngo nagiye mu mafungo uko ndagera abanyakigali ndagiye mu mafungo ndababwira ndibambe bikoma ndibambaga ifuku bwende bwabo ngo ndafata amafungo ngo waraza ngo 10,000 ngo byo kugura ifu ibiki n'ibiki ngo gurupe ngo turasenga waraza ibyo barajya, ariko ibyo nibyo birimo imbagarara. Gusabiriza uri umunyamashengesho, ugakorera amafaranga uri umunyamashengesho, ukabesha ngo bakunde baguha ibintu byinshi icyo utabwiwe, izo ni imbagarara. Kubitekerezo ni imbagarara, ariko ukoresheje ukuri Imana yagira igakora fuye, ikora gafuye mu abo bantu banyuzwe nuko abahanuriye umukara akabakoresha. Icyo nibyo riri gusobanura. Imana ishimwe. Yego, subizaza ndinka ubundi atubwiriza uko yabiteguye twamaze gusoma. Yego, hano haratubwiye ngo amaso y'Uwiteka areba hose. Nukuri. Imana imenya icyo utekereza, ikamenya icyo ndekereza, kukireba hose, ikamenya umugambi w'umwana w'umuntu yatekereje. Kuko Imana yacu rero idahishwa, ireba mu mutima ikamenya n'icyo watekereje. Niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo amaso y'Uwiteka areba hose. Mu mahanga irebayo, hirya no hino ireba, mu bitari karebayo, ndahita abona hari ikibazo irahamenya kukireba hose. Rero niba amaso y'Uwiteka areba hose, natwe ubwacu ibyo twadutekereza yari yarangije kubimenya. Imana yacu tugirire neza. Amen. Arongera ngo umutima w'umupfapfa nda nicyo wamugezaho, ariko umunyabwenge ahinduka mu mutima akagira icyo yibikaho. Baza n'ubugambo bw'ubupfu, we ukagira ibanga mu mutima wawe, ukareka bakagamba ariko wowe ugaceceka. Nukuri. Niba baneguye mugenzi wawe icecekere, wikurikiza amagambo yabo. Haleluya. None ijambo ry'Imana mbona abapfapfa baragwiriye, abapfapfa babaye benshi, abapfapfa babuze ubwenge, ariko ab'Imana yagiriye ubuntu ibaha umutima utuje. Bavuga bo bakituramira bagasanga injiji, ukabona barakubwiye ngo uriya amaziki bari kugamba, agaturama agaceceka akifata nk'injiji. Kuko wewe ufite ibanga mu mutima wawe, ndabwo wakifatanya n'abapfapfa. Imana yacu tugirire neza. Ngari hano hashojereje ngo dukeya tw'umunyabwenge turuta ibyinshi by'umupfapfa. Ushobora kugira byinshi, ukagira ibya mirenge, ariko twanje
two nakiriye ikiraka tukanyura tukanezeza ngumva nejejwe natwo ariko wewe ugahagarika umutima kandi ufite byinshi. Ubu rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka ryonyine rirambagije. Amaso y'Uwiteka areba hose. Imana yacu tugirire neza. Rero iratuzi, iradusobanukiwe. Ugihaguruka iwanyu mu icumbi ryawe yarizi iyo ugiye kukireba hose ati genda turi kumwe. Haleluya. Tujana nayo, tugumana nayo, dutindana nayo. Imana yacu ni inyembaraga. Imana yacu ishoboye byose. Imana yacu ikemura ibibazo tutayigishije n'imbaka, ikora ibitangaza. Rero niyo mpamvu hano ritubwiye ngo amaso y'Uwiteka areba hose. Imana idufashe kandi dukomereze amaboko, iduha imbaraga zo kunesha, kandi icyo turi kuyisaba muri iyi minsi turi kuyibwira ngo iduha imbaraga natwe tuzabone mu duha ubugingo buhoraho. Izadukomereza amaboko. Amaso y'Uwiteka areba hose. Nukuri. Ufite ikibazo ibaga yakibonye. Ufite ubukene iba yabubonye. Ufite uburwayi ibaga yabubonye. Ikibazo wagira cyose mu buzima bwawe Imana ibaga yakibonye. Kuko amaso y'Uwiteka areba hose. Ndaho ihishwa imenya imigambi y'umwana w'umuntu, ikamenya icyo utekereza, ikamenya icyo ndekereza, mu macumbi y'iwacu ikamenya ikibazo kirabamo, ikamenya ukundira kibirindura, ikagukiza, ikagutabara. Imana yacu rero ni inyagahunda. Ndabwo ari ng'abantu, nda nubwo Imana yacu ari iy'inzaduka, ahubwo Imana yacu ni inyembaraga, ishoboye byose. Imana yacu ikora ibitangaza. Imana yacu iriyerekanaga, iravuga igasohoza. Icyo yakubwiye iragisohoza, ngo naho cyatinda ngo gitegereze ngo ko kuza ko kizaza. Rero Imana yacu ni nyembabazi. Imana yacu dukomeze kandi iduha imbaraga, dukomereze mu murimo wayo, iturinde kwifatanya n'abiki gihe, iturinde kugendera mu nzira z'abiki gihe, iduha ubwenge, iduha imbaraga no kunesha. Mwuka Wera bari butwiyoborera, turindire ijambo ryayo, iturinde kuvuga ngo yavuze itavuze, ahubwo turindire ijwi ryayo aba ari yivuga, idutuma ivuga ngo haguruka ugende, ari yivuze ugahagurukana ikimenyetso. Imana yacu twiteho rero kandi dukomeze turengere. Tubwiwe ko Imana yacu amaso y'Uwiteka areba hose. Iri ni ryo jambo Uwiteka ishimye ko twaganiraho, rihira imitima yacu twese mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Dushimiye Imana ni ukuri. Imana ibaha umugisha. Imbere ya kamera ni abahanuzi babiri yitwa ba Venansiya, nanjye uri kuri mikoro ndi mwene Venansiya, mama yitwa Venansiya. Yego turasoje. Uko nafashijwe nawe ushobora gukenera abakozi b'Imana ukaba wabahamagara. Nimero ya mukecuru Nyirabarihenda Venansiya ni 0787 44 21 30. Ni 0787 44 21 30. Icyo namubonyeho mukecuru ntawe umuhamagara ngo abure kumwitaba pe. Aragerageza mu bo dukorana benshi kuba ponctuel mu kwitaba telefone. Yego. Venansiya mutowe nta telefone afite. Nta telefone afite, ariko jambo yavuga ngo isi nibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Hari amaduka menshi no pfa kuri Mahoko, kwikora, imusanzeho naturutse, i Kigali, hehe, hari amaduka menshi arimo amatelefone. Imana yaca inzira nawe akayibona, abantu nawe bakajya bamuhamagara bagafatanya gusenga, ubundi izina ry'Uwiteka rikamamara. Tugane ku musozo rero. N'ubundi mukecuru kuko ari we mukuru, mukecuru niwe mukuru, ni umudiyakoni, n'ubundi aze kudusoreza n'isengesho. Ni karibu. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana y'amahoro, Mana irebera hose icyarimwe, Mana itabura uko ibigenza, Mana yuzuye ubwuzu n'impuhwe, Mana ihagarariye igihugu cyose. Uri Mana ikomeye, uri byose kuko ufite. Turacyagushimira cyane imbere yawe. Waturinze twese, warinze igihugu cyacu ndagikuba cyacitse, warinze ingabo z'igihugu,
warinze umubyeyi ugihagarariye, warinze isi yose mwami, isi yose irakwambaza, isi yose iragutegereje, duteze amaboko cyane kugira ngo uturengere, uturemere amashimwe, uturemere imbabazi zo kuturinda, ukomeze kuturwanira imbande n'imbande, ucunge umutekano mu mujyi no mu cyaro, wigaragaze nk'Imana yacu, urwanye ibiri kutugwanya, uhiga ibyaduhiga, uhiga ibyagwanye igwa naho bigwanye, ari utsinda kuko ufite imbaraga zo gutsinda, ari utsinda kuko ufite imitsindo yo gutsinda mwami Imana nyiringabo, Mana yera. Ukomeze kudufasha rero no kutwambika imbaraga kandi duhe kuba maso, buri muntu wese umuhe kwirinda kandi abere maso ubugingo bwe. Abantu benshi bakuvuye barayobye, banyoye ibiyobyabwenge, abandi bagiye mu gandi madini go kubeshya, abandi bihanuzi butamize, ariko bose ni abantu bawe. Ushobora kubakura iyo bagiye, ushobora kubakura mu ibyo bizira mwami Imana, ukabagarura bakitwa abantu bawe. Ukomeze kuducungira umutekano none iteka ryose. Amen. Amen.